Yesu nashimwe cyane. Ndanezerewe umunsi wa none. Kandi nawe ndakunezerewe muri iyi gahunda yo gusenga Imana. Dusenga n'Imana muri mugoroba. Na Nyeramugaba John Baptiste. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Iri jambo ry'Imana niryo tugabana buri munsi. Turebera hamwe ingaruka z'icyaha. Hari ibyawe byagiye. Hari ibyawe Satani yajyanye. Ni ngombwa kugira ngo byongere bigaruke. Tugabana iri jambo ry'Imana. Amazina Nyeramugaba John Baptiste. Tujye gutangira dusenga n'Imana. Tubwira Uwiteka kugira ngo abane natwe umunsi wa none. Uwiteka Imana, Imana yo kwiringirwa kandi Imana y'icyubahiro, nongeye kukwereka uyu mwanya. Data mwiza, reka ubane natwe kandi ubane n'ubwoko bwawe. Uwiteka Imana, baje kugushaka no kugira ngo Data uyu mugoroba Mana ubakirire neza. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo ufate ukuboko ubwoko bwawe kandi ubakirire neza. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Tujye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samuel. Turasoma ibice 15. Turahera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu. Tugabana iri jambo ry'Imana. Bamaso urebe icyajyanye umugisha wawe. Bamaso wumve icyo Uwiteka akubwira umunsi wa none. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngube umwami wa Isiraheli. Nuko rero ube uwumvira mu byo uvuga byose. Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo nibutse ibyo Abameleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiriraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abameleki marimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana n'impinja n'abonka n'inka n'intama n'ingamiya n'indogobe. Amen. Iri jambo ry'Imana niryo tujye kugabana kuri uyu mugoroba. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, ndakubwira yuko uyu mugoroba ari umugoroba w'umugisha mu ruhande rwawe. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, hari icyo Uwiteka agiye kugukorera kubwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Mana yacu itugirire neza. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Tugabana buri mugoroba tureba ingaruka z'icyaha. Icyaha cyose kigira ingaruka. Ndakubwira yuko naho cyaba gitoya, ndakubwira ko icyaha cyose kigira ingaruka. Boneka mu mwanya mwiza wirinda icyaha kugira ngo ibyawe Satani yajyanye byongere bigaruke mu ruhande rwawe kuko wirinze icyaha. Haleluya. Mani kugirire neza. Sawuli yatoranyijwe mu Bisiraheli kuba umwami w'Abisiraheli. Tujye kurebera hamwe ingaruka z'icyaha. Icyavanye Sawuli ku bwami cyabaye ingaruka z'icyaha. Abisiraheli bava muri Egiputa, Abameleki bababujije gutambuka. Imana irababara. Nibwo Uwiteka yasanze Sawuli bamaze kugera i Kanani. Uwiteka abwira Sawuli ati nibutse ibyo Abameleki bakoreye Abisiraheli bava muri Egiputa. Uwiteka aramubwira ngo genda ubarwanye
kandi ubarimburane n'ibyabo byose. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Mugoroba w'uyu munsi ndakubwira kugira ngo uzirikane ingaruka z'icyaha. Ndakubwira kugira ngo wumve ingaruka z'icyaha. Hari ibyawe mu ruhande rwawe Satani ashaka gutwara kugira ngo agushore mu byaha, kugira ngo azamure ikirego ku Mana, kugira ngo ajyane ibyawe. Kuko iyo uguye mu cyaha Satani aba agufiteho ububasha, Satani aba agufiteho ubushobozi. Mugoroba w'uyu munsi ndakubwira ingaruka z'icyaha. Sawuli ajya kurwanya Abamaleki, afata ingabo, baragenda bararwana, Imana imufata ukuboko aratsinda. Ariko iby'Imana yamutegetse ntabwo Sawuli ari byo yaje gukora, ahubwo Sawuli yaje kujya kure y'Imana, ntiyumvira Uwiteka, ntiyumvira icyo Uwiteka yamubwiye. Imana itugirire neza. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, hari icyo Imana yakubwiye kugira ngo ukore. Ni ngombwa kugira ngo wumvire Imana, ni ngombwa kugira ngo ibyo Uwiteka yakubwiye ubihagararemo, kugira ngo Uwiteka Imana igusohoreze amasezerano. Imana yacu nishimwe cyane. Sawuli ntabwo yakomeje kuba umwami w'Abisiraheli kubera ingaruka z'icyaha. Imana yacu itugirire neza. Icyaha cyose kigira ingaruka. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, ndakubwira yuko Uwiteka Imana yacu ni Imana ikomeye. Iby'Imana yabwiye Sawuli ntabwo ari byo yakurikije. Birashoboka yuko iby'Imana yakubwiye utabihagazemo, ariyo mpamvu wagize ingaruka z'icyaha. Ntabwo bigenda neza, ubuzima bwawe si bwiza, imibereho si myiza. Ariko uyu mugoroba ndakubwira kugira ngo wongere kumvira Imana, kujya kure y'Uwiteka Sawuli yakoze byatumye adahagarara mu masezerano. Hagarara aho Imana igushaka, hagarara mu bwiza bw'Imana. Bwira Uwiteka umunsi wa none, aho wagiye kure y'Imana, Imana igufata ukuboko wongere ugaruke ku Uwiteka, kugira ngo Uwiteka aguhe umugisha. Wirinde ikibi cyose, wirinde kutumvira, ahubwo uhagarare mu mugisha w'Imana. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Uwiteka. Uce bugufi, Imana ikugirire neza. Wirinde icyaha kandi wumvire Imana. Kumvira bituma umuntu asubizwa isezerano yawe, ariko kutumvira birakujyana kure y'amasezerano. Niyo mpamvu umugoroba w'uyu munsi mubwira kugira ngo uhagarare mu by'Imana yakubwiye, wirinda icyaha n'igisa nacyo. Tugiye gusenga n'Imana. Umunsi ukurikiyeho tugabana ijambo ry'Imana, turebera hamwe icyavanye Sawuli ku bwami bw'Abisiraheli, icyavanye Sawuli ku masezerano, ibyo Imana yari yaramubwiye. Imana ikugirire neza. Tugabana iri jambo ry'Imana, tugiye gusenga Imana. Imana igufata ukuboko, Uwiteka kuvane mu byaha, kandi Uwiteka aguhagarike mu masezerano yawe. Data mwiza, ndagushimye umunsi wa none, kandi ndagushimye kubwira ijambo. Uwiteka Imana, nkweretse wumvise iri jambo ryawe, bari mu byaha bitandukanye. Data mwiza, dore baciye bugufi kuri uyu mugoroba. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka ubafate ukuboko bavane mu byaha. Data mwiza, reka ubuntu bwawe bube mu ruhande rwabo. Uwiteka Imana Nyiringabo, mpagaritse imigambi ya Satani
yarwanyaga ibyabo. Mpagaritse imbaraga z'abadayimoni izatumaga bahagarara mu byaha bitandukanye kugira ngo batabona umugisha uturuka iwawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka ubagirire neza, reka ubakomeze, reka ubavane mu byaha. Data mwiza, reka umunsi wa none Mana ushobora byose ubafate ukuboko kandi bahagarare mu byo wabasezeranije. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.